Aha, twongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe tubana umunsi ku wundi. Dushimye Imana yo yaturinze mu minsi itambutse, tukaba tubashije kugera uyu munsi tugihumeka. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Aka kanya rero nanone twagarutse muri bya biganiro byiza twabasezeraniye kujya tubagezaho umunsi ku wundi. Uyu munsi rero turi kumwe na korale, ntago mbavuga kandi muhari. Reka batwibwire, umwe muri bo natangire ufite mikrofone atwibwire abwira abadukurikiye wari we ku izina, hanyuma anatubwire n'izina rya korali, ubundi dukomeze. Yego, murakoze cyane. Banyita Pacifique Ishimwe, nkaba ndirimba muri korali yitwa Ijwi Riheruka Family Choir, niyo mu itorero rya Nyarugenge, intara y'ivugabutumwa ya Kinazi, ni mu karere ka Ruhango. Urakoze cyane Pacifique rero ndabona mumeze neza. Mumeze neza kabisa, Kinazi bimeze neza, banza nta kibuze. Bugari buraboneka. Biragaragara neza. Reka duhereze mikrofone mugenzi wawe ugukurikiye atwibwire, hanyuma nawe dukomeze. Ni izina gusa, n'icyo ukora muri korali, cyangwa niba uri umuyobozi wa korali, icyo ushinzwe muri korali, cyangwa se ijwi waba uririmba, hanyuma uri tugakomeza. Murakoze cyane, nitwa Kanyegera Daniel. Yego Daniel. Ndirimba muri korali Ijwi Riheruka Family Choir, muri korali nkaba ndumunyamabanga wayo. Urakoze cyane. Hereza mugenzi wawe nawe atwibwire izina n'icyo ukora. Murakoze cyane. Nanjye nitwa Dominique Ufite Igitekerezo, ni umuririmbyi wa korali Ijwi Riheruka, nkabangi muri korali ndi umwe mu batoza bayo, nkaba ndirimba ijwi rya soprano, tenor ndetse na alto. Birumvikana ko korali yacu tuba turi korali y'abagabo kuko bahamye kandi bashima Imana. Murakoze cyane. Urakoze cyane Dominique, uti turi abagabo bahamye, no bigaragara koko nibyo. Reka mugenzi wawe nawe atwibwire, ubundi dukomeze. Murakoze cyane, nitwa Gasana Tanazi, nkaba ndirimba muri korali Ijwi Riheruka Family Choir, nkaba ndirimba ijwi rya base. Urakoze cyane Atanaze. Mugenzi wawe nawe natwibwire, witwa nde, uririmba irihe jwi? Murakoze cyane, banyita Hitimana Sereveriye, ndirimba ijwi rya tenari. Banyibukije ko ndi perezida wa korali Ijwi Riheruka. Murakoze cyane. Sinzi impamvu barinze kukwibutsa ariko n'ubundi biragaragara ko wabamo umuyobozi kandi uri we mwiza cyane. Murakoze cyane rero, tubahaye ikaze muri studio za Rio Sound Record, tubahaye ikaze. Tunejejwe rero no kubana namwe muri uyu mwanya. Ese niki cyabazanye ahangaha perezida? Udusanze ahangaha ni kuri studio, ntabwo twaje gusura studio bisanzwe, ahubwo turi muri record. Yego. Turimo turategura indirimbo z'amajwi zitandukanye, indirimbo zifite umubare utubutse rwose, zigera mu ndirimbo 6. Ubu rero turi muri record, niho ahangaha udusanze. Aha, urakoze cyane. Uti mwaje muri studio mu gutunganya indirimbo z'amajwi. Yego. Reka tubaze Atanaze. Ese Atanaze, Karame, muri studio wahabonye uti? muri studio rwose nabonye ibintu ari amahoro, gusa kubwo gufashwa n'Imana mba nizeye ko ibyo dukora bizagenda neza. Aha, uti nabonye ari heza kandi ibyo dukora yizeye ko bizagenda neza. Hanyuma se Dominique nka coach, bura korali idafite coach rero biba byabaye ibibazo bikomeye. Niyo mpamvu rero nka coach, ese urabona mu ndirimbo muri gukora biratanga icyizere ki? Murakoze cyane. Icyizere cyo ni kirekire cyane, kuko dufite indirimbo zifite amajwi aryoshye. Si amajwi turirimba gusa, ahubwo zifite ubutumwa buryoshye, ubutumwa bukwiriye kumvwa na buri wese uri ku isi. Niyo mpamvu indirimbo turi gukora ari indirimbo twizeye neza ko zizagera kure kandi zigafasha imitima ya buri wese, bibanjije guhera ku mitima yacu, kubera ko tuba twabaturanirije indirimbo nziza cyane kandi zifite ubutumwa bwiza bukwiriye kumvwa na buri wese. Urakoze cyane Dominique. Mugenzi wawe ni Jean Claude harya? Daniel, nawe egera mikoro utubwire. Ese Daniel, President, harya watubwiye kuririmba base? ndirimba ijwi
rya base. ijwi rya base. Yego. Aha, mu ndirimbo muri kuririmba muri studio niyihe ndirimbo uvuga uti nanjye ino ndirimbo iyo nyumvise numva inyubatse rwose? Indirimbo yitwa Amanegeka, Yego. bitewe n'uko iyi si yacu ifite ahantu henshi amazu yubatswe n'abantu ariko hatizewe hatemewe, kandi iyo imvura ije hahita izo nzu zigenda. Rero ibyo bikaba bigereranywa n'ibyaha birimo bikorwa muri iyi si. Yego. Iyo ndirimbo rero ni indirimbo yo gufasha abantu kugira ngo babashe kwitegura kuko Kristo agiye kugaruka. Urakoze cyane Daniel. Reka Pacifique atubwire, ese Pacifique, ubundi izi ndirimbo muri gukora ni iza mbere cyangwa hari izindi ndirimbo abantu musanzwe mufite? Dufite indirimbo nyinshi cyane, Yego. indirimbo nyinshi cyane, wenda nubwo kuri YouTube dufiteho nkeya, ariko tumaze gukora indirimbo nyinshi, dufite indirimbo zirenga hafi 50. Izo tuba twazanye uyu munsi rero, Yego. indirimbo ziba zabaye selected, tuba tugomba guha abantu kubera ko akenshi baba banazitwishyuza. Yego. turazikora nyine ngo nabo bazibagereho. Hanyuma se ni indirimbo nyinshi, mbwiye ko mufite indirimbo nyinshi, yenda mukagenda mugaselectinga mama tugiye kubanza izi ngizi, ariko se muzasohotse ni izihe ndirimbo ziri hanze umuntu ashobora kubona? Yes, kuri YouTube yacu yitwa Ijwi Riheruka Family Choir hariho indirimbo navuga zigeze ahari nko ku 8. Yego. Hari yitwa Yohana abantu bakunze cyane, ajugunywa mu ngunguru y'amavuta akavamo yabaye umusore. Yego. Hari yitwa Abraham. Hari yitwa Inyabigwi. Yego. Hari yitwa Ubuhanuzi bwa Bibiliya. Yego. Nabonye n'abantu batari abadivantiste barayikunze ngo abadive bavuze ukuri, Yego. ubwo abantu bajyeho banayumve. Dufite indirimbo nyinshi. Mufite indirimbo nyinshi. Yes. Aha, hari indirimbo rero mufite yitwa Ibishyimbo. Yeah. Iyo ndirimbo ni yanyu? Iyo ndirimbo ni yacu personnel. Ibishyimbo byagura ibihumbi. Iyo ngiyo. Iyo ndirimbo ni yanyu? Iyo ni yacu. Aha. Niko, iriya ndirimbo ninde wayanditse? Iyo ndirimbo ni njye turi kuvugana. Pacifique. Pacifique, uri umwanditsi mwiza. Mbere ya byose reka tujye tubwira n'abantu nibyo duhora tuganiraho, niba umuntu yakoze ibintu byiza tumushime, tuvuge ko yakoze. Ni indirimbo nziza, niba utari nayizi menya ko iyi ndirimbo ari iyikorari. Ushobora kuba warabonye utuvideo ducicikana runaka ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ariko iyo ndirimbo ni iya korari Ijwi Riheruka y'Inyarugenge hari Ikinazi. Abatari babizi mu bimenye, iyi korari rero ifite ibihangano byiza kandi byinshi. Ndabararikiye ngo mubasure, mujye kuri chaîne yabo, mubashyigikire, mukore subscribe, mubahe likes, mubahe comment, aho bakoze neza mubashime, aho bitagenze neza mubabwire bati mwozengere miki. Nicyo gituma bakora, nicyo gituma bakora kandi bikagenda neza. Reka tubaze perezida, ese perezida, ubundi iyi korari yatangiye ryari? Banza atabyibuka neza, hari ububyibuka? Reka ubyibuka gufashe. Korari yatangiye ryari? Murakoze cyane. Iyi korari Ijwi Riheruka Family Choir Yego. yatangiye mu mwaka wa 2011 mu kwezi kwa kabiri. 2011? Yego. Ejo bundi. Mukaba mugeze kuri ibyo bikorwa bingana gutyo? Rwose. Aha, biratangaje cyane kandi biteye ishema. Biteye ishema kubyumva, kumva korari 2010 iri gukora imizingo, irimo irajya muri studio ikaririmba, ni byiza cyane. Reka tubashime Imana iho umugisha. Urumva ko iyi korari yakoresheje imbaraga nyinshi cyane. Pacifique, ese muri icyo gihe korari imaze, watangiranye nayo cyangwa waje nyuma yayo? Waje nyuma yaratangiye? Bonje nayo joininze ndangije kwiga secondaire. Yego. We wayigiyemo ryari? 2010 na 7 na 6 gutyo. Maze imyaka 6 ibayeho. Yes. Aha. Hanyuma se Dominique, tubwire wowe wimaze bigiye kingana iki? Murakoze cyane. Yego. Iyi korari imaze n'igihe kitari kinini cyane, kuko ni hafi amezi agera mu 8. Amezi 8? Amezi 8 rwose. Iyi korari nayigiyemo kuva nagera Ikinazi, nagiyeyo ngiye mu kazi, mpageze nsanga abahungu beza baririmbira Imana, abantu bakishima ndetse n'Imana ikanezerwa. Yego. Bituma nanjye mvuga na abahungu beza baririmba gutya, niki cyatuma ntaba ahantu bari, barankunda rero baranyemera, nanjye ngera muri korari gutyo.
biratangaje biratangaje cyane. Urumva bamazemo igihe gitoya, ngira ngo niwe bucura ahari. Yego. Ubu si we bucura se? Ngira ngo ni nawe mutoya urimo. Niwe musore ni njye ukiri ingaragu mu bandi. Murabyumva rero. Dominique ati nyimaze amezi nk'umunane hafi aho, ariko reka dushime ko yaje akaba hari n'icyo afashije korale. Burya korale zikenera abantu b'ingeri zitandukanye, sibyo? Umuntu akava hehe kure ikanarange, ariko akaza akajoyininga bagenzi be kandi bagakora ibikomeye. Reka tugushime cyane Pacifique na Dominique, sorry. Murakoze cyane. Uri intwari cyane kuba waragiye ugahita uvuga uti ndajya muri iyi korali. Ikindi ndabazaja Atana Karabe. Ese wowe muri korali wageze mu ryari? Iyi korali natangiranye nayo. Wowe watangiranye nayo? Yego. Byari kumbabaza iyo nsanga nta muntu wayitangije urimo. Ubwo ni wayitangiranye mwatangiye muri abantu bangahe? Twatangiye turi abantu 11. Abantu 11? Yego. Uyu munsi muri bangahe? Uyu munsi turi 7. Ubwo bantu bane bagiye he? Abantu bane nyine bitewe n'ubuzima, bamwe bagiye gushakisha nyine, ubwo 7 nibo duhari. Muri 7 ubu ngubu? Yego. Mubazitangije korali se musigayemo muri bangahe? Bayitangije ni njye nyine. Musigaye muri 2? Ni wowe na Daniel. Nibyo. Daniel na Tanaze. Reka Tanaze mubaze. Ese Tana, mu gihe mumaze mugitangira nizihe mbogamizi mwari muhura nazo mu buzima busanzwe? Imbogamizi ni mwari mufite ikihe kibazo? Ese mwari mufite indirimbo? Mwatangiye mufite indirimbo? Byari bimeze bite icyo gihe? Indirimbo zari zihari, ariko ubushobozi bwo kuzikoresha bwari butaraboneka. Ariko ubu noneho kubwo gufashwa n'Imana ubushobozi buraboneka. Ntago ari cyane ariko mwabaye aba boss. Cyane. Nibyo. Reka Daniel atubwire. Ese Daniel, Karame, ubu nawe uri mu bantu batangije korale? Yego. Mu bantu batangiranye na korali. Ese mu by'ukuri mwatangiye muri abagabo gusa cyangwa mwari muvanze abagore bagera igihe bavamo? Mwatangiye gute? murakoze cyane. Dutangira iyi korali twatangiye turi abagabo n'abasore. Ntabwo hari harimo abamama cyangwa se abakobwa. Yego. Dutangira rero uyu murimo tuyemeje, kandi twari dufite intego y'uko ari ivugabutumwa. Yego. Kandi igomba kugera ku isi yose. Nubwo bamwe bagiye ku bw'ubuzima bakorera ahandi, ariko turanashima Imana ko bose bakiriho. Nukuri. Ubu rero ku munsi w'igitaramo runaka hari igihe tuzakora na yubile. Murakoze cyane. Ndagira ngo mu minsi mikeya izi ndirimbo muri gukora Pacifique ntabwo zizahera muri studio. Oya. Ntabwo twabyemera. Muraduteganyiriza iki rero vuba hangaha kugira ngo twegereza ku musozo? Ku itariki 7 z'ukwa 12. Yego. Hari indirimbo abantu bari kutwishyuza cyane, dusa nk'abari ideni ariko tugiye kuvamo. Yego. Indirimbo yitwa Ibishyimbo, amashusho yayo na audio yayo birabyageze hanze ku iyo tariki mbabwiye. Wow. Tariki 7 z'ukwezi kwa 11. Kwa 12. Kwa 12. Yes. Yego. Kandi ntago iri buze yonyine. Yego. Ahubwo hari n'izindi ndirimbo nziza abantu bakunze. Yego. Hari indirimbo twatuye abamama ivuga iby'ukuntu umumama byarabigoye maze Imana ikamukurayo. Iyo izaza. Hari indirimbo yitwa Isiganwa. Indirimbo ivuga mu kuntu abantu bavukira mu cyaro bifuza kujya mu mujyi, kandi nawe menya ataraho wavukiye. Nawe wavuye mu cyaro twese twavuye hirya. Iyo nayo izaza ivuga ibyanyu n'uburyo tugomba kubikora. Mwese irabareba. Ubundi Kigali kugira ngo uzabone umuntu utuye kandi wakavukire muri iyi minsi ni bake. Ni bakeya. Ubwo twese twavuye mu byaro nyine dushaka ubuzima i Kigali mu mijyi itandukanye. Iyo ndirimbo muzayikurikira, turayiba tuye abanyamujyi mwese. Iyo mfitiye amatsiko. Yes. Noneho hari n'izindi nyinshi, ni nyinshi, harimo izitwa Manegeka babivuze. Muzaryoherwa, ndabizi ko bizabaryohera. Murakoze cyane. Ese icyo gihe hari amakorali muzamuri kumwe? Twatumye amakorali menshi. Reka perezida dufashe. Yego. Perezida, nayahe makorali mwatumiye muri zifatanya nabo muri icyo gihe cy'igitaramo cyanyu? Dufite amakorali meza cyane dukumbuza kandi dukundisha abantu bazitabira igitaramo, rwose tubasezeranya ko bazaryoherwa cyane.
uretse indirimbo za korali ijwi heruka nazo zitari mbi rwose nziza cyane, bazakurikizaho n'iz'amakorali atandukanye, ayo mu mujyi, aya hehe, dufite amakorali menshi. Mu by'ukuri muzabidutangariza vuba aha, tuzabibatangariza, muzatubwira amakorali, kuko hari igihe umentioninga korali yenda itaragusubiza ugasanga ubeshya abantu. Nacyo tukigarukeho, hari igihe abantu bajya batumira korali ugasanga barabati hazaba hari ambasadoro, hazaba hari korali niyi, twahagera twahagera tugasanga ntabwo ari byiza. Rero kuba rero mudese mutangaza mukamutereka tuzamuze tumenye abo twandikiye niba barakonfirmye ko bazaza, ni byiza cyane. N'abandi ubumuco, uwo muco niwo mwiza kugira ngo birusheho kugenda neza rwose. Aha rero ndashaka ngo dusoze, ariko ngira akantu mbabaza gatoya. Ni akabazo njya mbaza abantu bose bagannye aha ngaha. Ese ubundi muriyandikira indirimbo? Reka mbaze umukoci, koci Dominique, indirimbo muriyandikira? Murakoze cyane. Muri make yakora ijwi riheruka, indirimbo zacu zose hafi ya zose, havuyemo nkeya kubera ntibyabura abahimbyi bagira ubunganira, ko buri ijambo ry'Imana uvuze ijambo ritagororotse harimo umuntu ukugorora. Ariko indirimbo zacu hafi 99% zose indirimbo twiyandikiye. Amen, amen, amen. Biba byiza cyane, bigaragaza ko mufite ibyamwuka muri mwe. Hanyuma reka mbaze Daniel Karame. Ese hariya mu ntara yanyu ya Kinazi muri korali ihagaze ite? Murakoze. Ni korali mushobora gukora igitaramo abantu bakaza. Hari korali ziba zipfundapfundikanya, ariko se mwebwe mukoze igitaramo mubona abantu baza? Korali ijwi riheruka mu ntara y'ivugabutumwa ya Kinazi uko ihagaze, navuga ngo ni nka Rayon Sport mu buryo bw'aya makipe yo mu Rwanda. Ni ikipe mumbabarire, ni korali ikunzwe cyane ku buryo n'umwana utangiye kumenya kuvuga imyaka 3-4 kugeza kuwushesha kanguhe cyangwa se umusaza n'umukecuru barayikunda cyane. N'ikimenyimenyi uramutse tuzabana ku gitaramo kiri ku itariki 7 z'ukwezi kwa 12 rwose uzabyibonera uburyo dukora igitaramo ntibifuze ko twasoza bagacana amatoroshi cyane. Amasaha rero ntabwo ari kudukundira bitewe n'igihe dufite, kandi nta nubwo murari Kigali ngira ngo murataha. Yego. Reka ducunguze uburyo, umwete, ducungura igihe. Hanyuma reka dusoze duhereye kuri Pacifique, ni iki wabwira ababakunda? Abantu babakunda ni iki wababwira? Aba bantu bose babakunda hirya no hino mu gihugu, hanze y'igihugu, abantu babakunda ni iki wababwira? Yego, urakoze cyane. Ibyo nababwira byo ni byinshi bitewe n'amarangamutima mba mfite, ariko hari ikintu kimwe nifuza ku bantu badukunda. Abantu badukunda turabifuzaho ubufasha. Yego. Yaba ubufasha bwo kudushyigikira mu buryo bw'ibigaragara n'ibitagaragara. Yego. Turi korali, murumva ko turi cyari n'abatoya cyane, turifuza kugera kure. Yego. So hari abantu rero baba barakunze ibintu byacu, ariko kandi natwe hari icyo tubashakaho kugira ngo tubahe natwe icyo badushakaho. Yego. Hari channel dufite yitwa Ijwi Heruka Family Choir, iriho na nomero yacu. Ngira ngo umuntu wese wakwifuza gufasha uyu murimo twatangiye yaca kuri iyo channel, cyangwa se kuko na nomero iriho akatuvugisha, ubwo ni mu buryo bw'ubushobozi. Ariko kandi hari n'ikindi, turifuza ko izi ndirimbo zacu niba uzumvise ukumvira kuryoheye, gihe na mugenzi we, kuko nicyo cyifuzo cyacu. Nicyo cyifuzo cyacu kiruta ikindi, ni uko ubutumwa bufasha abantu bari hafi ndetse n'abari kure. Urakoze cyane Pacifique. Reka tubaze Perezida Sereveriye, amakuru umeze uti? Amakuru ni meza cyane. Kumbo n'ubu wakonje? Oya, ntabwo nkonje. Warambiwe i Kigali? Ndumva tutataha aho. Bishobora kuba ari umunanira hari wo muri studio kuva mu gitondo kugeza aya masaha arenga 10 muri studio, ntabwo biba byoroshye. Nibyo nanabatunguye cyane. Ndagira ngo nkubaze cyangwa se nkusabe kubwira abantu babifuza kubatumira. Bifuza kubatumira, ese nka nimero yanyu umuntu yabahamagara aho ashaka gutumira korale ni iyihe? Murakoze cyane.
umuntu wadukenera atabashije kubona uburyo bwo guca kuri YouTube ngo arebe iyo nimero iriho, tubasha no kumuha izindi nimero yatubonaho. Yego, hari nimero 078 078 930 930 84 84 76. Dushimiye cyane abantu badukunda, natwe turabakunda, niyo mpamvu umunsi ku munsi twifuza icyakora ku mitima yabo kubwo gufashwa n'Imana tukabigeraho, kandi inkunga y'amasengesho turayibasabye cyane kuko niyo adufasha muri uyu murimo. Urakoze cyane, ndabashimiye, Imana ibaha umugisha. Nshuti muvandimwe twabanye rero, ndagira ngo nkubwire ngo tunejejwe no kuba wabanye natwe mu mwanya wose tumaze tuganira n'iyi korale. Jya kuri chaîne yabo rero bakurikire zimwe mu ndirimbo zabo, harimo na zino muri kumva mu kiganiro ni izabo. Mwumvisemo indirimbo IBISHYIMBO, harimo n'umunyabigwi ngira ngo niyo muri kumva ubu ngubu. Izo ni indirimbo nshya kandi bitegura kubaha, hamwe n'izindi bari mutangiye gukora uyu munsi. Izo zose vuba barazibagezaho. Reka tugushimire rero, Imana igumugisha. Wowe utarakanda subscribe tujyane, yikande umunsi ku wundi. Wifuza rero ko nawe twakorana ikiganiro mu buryo bumwe cyangwa ubundi, waduhamagara, watwandikira kuri iyi nimero 078 04 39 37 ndasubiramo 078 04 39 37. Izo wazandika hanyuma ukatwandikira kuri WhatsApp cyangwa se message isanzwe cyangwa se na bisanzwe ukanayihamagara twagufasha. Wifuza gucuranga, wifuza kuza muri studio, niyo nimero wayikoresha hanyuma bikagenda neza. Reka tubashimire rero, twabanye tugitangira akaba ugeze ku musozo w'ikiganiro. Nukuri Imana igumugisha. Murakoze cyane, naho ubutaha amahoro y'Imana nabane namwe. Reka tubasigiremo rero indirimbo yabo yiswe ngo IBISHYIMBO, uyumve maze ubundi ukomeze kugira amahoro nyagasani. Mumuriza turengera, erega nubwo ibishyimbo byagura ibihumbi bibiri, umuceri ukazamuka n'akawunga ikabura, amashuri tukaminuza ariko akazi kakabura. Imana nibura ukwigenza mumuriza turengera. Yohana taratinye ingunguru y'amavuta atogota, kugongora kw'amavuta n'umuriro akabirokoka. Iyo yasenze, iyo dusenga ntizabura kudukiza. Iyo yasenze, iyo dusenga ntizabura kudukiza. Erega nubwo ibishyimbo byagura ibihumbi bibiri, umuceri ukazamuka n'akawunga ikabura, amashuri tukaminuza ariko akazi kakabura. Imana nibura ukwigenza mumuriza turengera, erega nubwo ibishyimbo byagura ibihumbi bibiri, umuceri ukazamuka n'akawunga ikabura, amashuri
kwigenza muhumuriza turengera. Muhumuriza turengera. Erega nubwo ibishyimbo byagura ibihumbi bibiri, umuceri ukazamuka n'akawunga kabura, amashuri tukaminuza ariko akazi kakabura, Imana nibura ukwigenza muhumuriza turengera. Erega nubwo ibishyimbo byagura ibihumbi bibiri, ukazamuka n'akawunga kabura, amashuri tukaminuza ariko akazi kakabura, Imana nibura ukwigenza muhumuriza turengera.